amayi munywa komoreze ushaka kunsura utaneguje rero byahenze bite rero uri kurira iwanjye ibintu byambaye hose uhereje nandi kudownloadinga iyi video none yanze sinzi ikibazo yanze ukoresha interineti ariko se none se naguze MTN 4G 5G nuvuga ngo ari 4G cyangwa akaba 5G ikintu ugomba gukora ni uko upgradinga sim card yawe na upgrading mve muri ibyo bigenda gahoro reba njyewe urabibona ngiye nkoresha 5G uziko ufite 5G kandi ni MTN nkoresha 5G ubu ngubu hano downloadinze filime reba nta n'umunota bitwaye network bayiruka upgradinga sim card yawe gushyiramo 5G wirukanka cyane kabisa bigomba kuba byihuta nako kai bigomba kuba byihuta nuko reka tujye umuntu yatabikoresha none anga nta kigoye kirimo nyaruka aho nari gushyiramo rwose upgradinga kuri 4G cyangwa 5G ubundi biri kwihuta